Ni amakuru ari kugenda agarukaho ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda. Iyi modoka muri kubona kuri ekara yanyu n'uwo munyonzi wari ufite matera ndetse n'indobo muri kumubona, ariko ntabwo babasha ku buryo bamugaragaza, ariko muri kubona yuko igare rye rwose ryabashije kuba ryakwangirika ibintu bikomeye. Rero iyi modoka yagonze uyu munyonzi mu muhanda wa Sonatube hano i Kigali Kabeza mu mujyi wa Kigali, maze iyo modoka ihita itoroka. Abaturage babibonye bahise bayitangira igeze kuri Land Point ya Sonatube. Ubwo ngubwo yamugonze nyine kwa kundi abantu bagonga abantu muzi, abantu baba barimo mu modoka baba bafite n'imyiyemero ya hatari. Kuba umuntu agendera ku kinyabiziga gito ntabwo bivuze yuko umwangiriza ubuzima bwe, ntabwo bivuze yuko ugomba kumubwira ngo ufite igare njye mfite imodoka. Biriya bintu ntabwo ari byo, ni ikiremwa muntu nk'uko nawe uri ikiremwa muntu, uva inyama n'amaraso nk'uko nawe ayava. Rero iyi modoka ubwo urumva yamugonze imusigaho, ariko bahita bafata plaque yayo kuko buriya ntabwo plaque ziba zisa. Umuntu asigaye akomeretse cyangwa yavuye amaraso, wowe uramugonze uhita wigenda. Ibyo bintu se biba hehe? Rero polisi n'izindi nzego z'umutekano zahise zitabara bafata uwo musore wari uyitwaye. Urumva ni n'insoresore zo muri iki gihe, kuko umuntu niba ubona ari umuntu w'insoresore, umubyeyi uzi mukuru yenda bishobora kubaho by the way, ariko ntabwo ari cyane. Umubyeyi mukuru ntabwo yabona umuntu agonze and then ngo arangize amusige mu muhanda. Urumva ni insoresore yaritwaye iyi modoka, ariko bamupimye inzoga basanga yari yanyweye yarengeje igipimo, yari yanyweye yarengeje igipimo. Urumva ni kwa kundi umuntu atwara imodoka, yananiza gutwara imodoka ariko akaba yanyweye. Murabizi yuko gutwara imodoka wanyweye bibujijwe mu Rwanda, bibujijwe ahantu hose gutwara wanyweye ibiyobyabwenge. Niba wanyweye ibiyobyabwenge ntabwo uba ugenda wangiriza ibikorwa remezo for example by'abaturarwanda, wangiza n'ubuzima bw'abantu nk'uko muri kubibona. Rero uwo musore rwose yarari aho hasi, ariko n'ubundi yakomeretse. Rero bamupimye, urumva polisi yahise hagira n'izindi nzego z'umutekano kugira ngo zitabare uyu muntu yari amaze kugonga, ariko imodoka bayifatiye n'ubundi yarangije kuba aho igikorwa cyabereye, yarangije kuha yaharenga yageze ku kundi muhanda. Ariko dushimira abaturage babashije uburyo ki batabara uyu muntu wari wagonzwe, batabara uyu musore yari amaze kugonga. Niba ugonze umuntu hagarara hasi cyane, ubundi wagikoze wite kuri uwo muntu, wite kuri uwo muntu uri wagonze, apana kumusigaho mu muhanda ngo uragiye. Rero uwo musore yahise atabwa muri yombi, igare ryangiritse ipine y'imbere, umunyonzi akomereka byoroheje, imodoka nayo irangije imodoka nayo yangiritse byoroheje. Urumva ntabwo bashobora ubuzima bwabo bushobora kuba buri mu kaga, ariko urumva uwo muntu wagonzwe n'ubundi wagonze buri mu kaga. Ariko icyo dushima Imana ni uko uwo munyonzi yabashije buryo ki atahasiga ubuzima. Hari igihe umuntu akakugonga bitewe n'uburyo n'ubundi aba yanyweye, nta control afite, nta discipline afite y'ibintu ari gukora, ukabona ibintu ari gukora n'ubundi bihabanyije amategeko, arenze ku mategeko, kandi ibi ntabwo ari byo. Niba ugonze umuntu wamugonze, banza umwiteho, wivuga ngo nuko afite igare naryo muri iyo modoka ushobora kuba urimo, igare ushobora kuba wararigendeyeho. Rero uwo munyonzi nawe yari gushakisha ubuzima bw'abana, ashakisha ibirayi by'abana niba afite cyangwa nawe byo kumutunga, ko muri iyi Kigali ntabwo wabaho udakora, kuko ntabwo biba ari byo. Rero urumva yuko uyu muntu wagonze n'uwagonzwe biroroheje, imodoka yangiritse byoroheje, n'umunyonzi nawe kereka ipine y'imbere yangiritse, ariko n'uyu munyonzi icyo dushima Imana ni uko atahasize ubuzima. Rero aya makuru nahoze nyabona ku mbuga nkoranyambaga avuga ngo kubera iki abantu nk'aba ngaba tutabagira inama, abantu nk'aba ngaba bakora ibihwabanyije n'amategeko tutabagira inama ku buryo babasha kuba babona yuko bari kurengera, babona yuko ibyo bari gukora atari byo. Rero iyi mpanuka yabaye Sonatube mu mujyi wa Kigali,
ariko nta muntu wabashije kuba yaburiramo ubuzima cyangwa ngo ahatakarize ubuzima. Icyo dushima Imana ni uko bose bagihumeka. Uwo muntu wanyweye ibiyobyabwenge birengeje igipimo ntabwo biba risa gutwara imodoka. Wanyweye ibiyobyabwenge cyangwa warengeje igipimo, wanyweye inzoga warengereye, babyita kurengera. Ibyo rero ntabwo biba ari byo, ariko icyo dushima Imana ni uko bose bakiri bazima, nta muntu wabashije uburyo ki yahasiga ubuzima. Mureke muri aha ngaha rero mbifuriza umugisha y'Imana abantu bose mu mpande zose z'isi. Amahoro y'Imana abane namwe, umugisha w'Imana ubane namwe. Ubuzima urimo niba butameze neza, ihanganira ubuzima urimo niba urwaye, komera kuko muri iyi si niko bimeze. Muri iyi si turababara, tukagira ibyago, tukagira ibibazo, ariko icya mbere ni uko dukwiye gukomera tukavuga ngo Imana yacu iriho kandi izahoraho. Imana ni nziza ibihe byose, jya uyisenga, uyiragize mu muhanda ugiyemo, uyiragize mu kazi ugiyemo, uyiragize kuko buriya itakubereye maso nta wundi wakubera amaso. Mu mihanda tugenda mu byuma bitavuga, mu byuma bitavuga, bidakontorora icyo umuntu akwiye gukora, ariko buriya iyo ubirimo ujye wiragiza Imana, ndetse nubona ubyutse amahoro, kuko hari benshi baba baryamye ntibagahwekerayo ntibabyuke, ariko wowe ukabyuka uri amahoro. Ni byiza kandi ni n'iby'agaciro gakomeye cyane kuba wabashije uburyo ki uramuka amahoro, uramuka wumva umeze neza cyane. Ibyo ni ibintu dukwiye gushima Imana kandi tukabishimira Imana neza, kuko Imana yacu ishobora byose. Rero izo nizo ngomba kubaha, mbabwira yuko muri iyi si tubamo turi icumbi. Isaha n'isaha ubuzima buragutenguha, isaha n'isaha abo wakundaga urababura, isaha n'isaha umuntu wakundaga uramubura, ariko icya mbere ni uko Imana ibaho kandi Imana ibaho neza cyane. Bye bye, umugisha ubane namwe.